arabora babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca. Yose barayaca kuko yose mu kwezi kwa 9 muri 99 ntambuka amarozi. Mu kwezi kwa 9 muri 99 ntambuka amarozi ari mu gitondo, amaguru ararwara arabora babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca. Yose barayaca kuko yose yari yaraboze. Nkimara kumugara nagize ikibazo cyuko nahise ngira umubabaro mwinshi n'agahinda, kuvuga birananira ku buryo wamvugishaga nkureba sinkuvugisha kubera umubabaro mwinshi buri munsi nta munsi n'umwe bwiraga ntarize. Muri icyo gihe cyose nari meze gutyo, nari mfite umubabaro, ntago nabashije kwakira ubumuga nari mfite, birangora cyane, birankomeretsaga. Nigaga muri primaire mba ndahagaze. Abanyarwanda rero simbizi wenda nimba n'ahandi hirya no hino bihaba, iyo umuntu yagize ibyago, yagize ikibazo runaka, nibwo babonye umwanya wo kumushengera neza. Yaba umwana yaba umuntu mukuru bose baranza, ukavuga utari kubundi ikintu koko nacumuye koko gituma abantu bose bampagararaho gutya n'igiti, nyine ukumva birabangama. Hanyuma muri icyo gihe cyose cy'uwo mubabaro, ariko nkatangira ibihe byiza byo gusenga Imana ikagenda ivugana nanjye. Ndabyibuka mu mwaka wa 2008 nibwo Imana yavuganye nanjye, imbwira ibintu byinshi, izanyubakira urugo, imbwira ukuntu uko nzashaka, imbwira ukuntu uko nzakundwa. Numvaga ntazishima ngo seke, numva umutima wanjye unezerewe, ariko ibyo nabyo narabihawe. Aho nasohoreye ijwi ku buryo umuntu abyumva, nararirimbaga uko ndirimba nkajya nikanga nasetse ntabizi. Bakajya bambwira baturi ikimuga nta mumaro uzagira, nuba n'umugabo uzabona n'umugabo umugaye, n'abatamugaye ntabwo azakwemerera ubukwe, icyakora ashobora kukwemerera igikumwe. Nkababwira nti reka mbabwire, nubwo amaguru yacitse ariko ndabizi ko ikindi gice cyasigaye ari kizima. Haleluya, Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana twebwe twese yaturinze, tukaba turi mu nzu yitiriwe izina ryayo. Izina ry'Imana nirishimwe. Haleluya. Munyikirize nk'abantu bamaze guhimbaza Imana. Haleluya. Y'abantu bamaze guhimbaza Imana, imitima ibibohotse bameze neza. Niyo mpamvu ndi kugira ngo munyikirize. Amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abayobozi banyu ko badutumiye kugira ngo twifatanye namwe muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Ibi bihe byo gusenga Imana ndabinezererwa cyane, nubwo hari ubushyuhe bwinshi, ariko ndabizi neza yuko iyo umuntu ari mu nzu y'Imana, ubushyuhe bwo mu nzu y'Imana butandukanye n'ubundi bushyuhe busanzwe. Sibyo se? Amen. Haleluya. Twebwe twese Imana yagirire impuhwe n'imbabazi, tukaba turi mu nzu yayo, turayishimiye. Abantu bushize naje, nabwo naje ari kuwa 3 ndabyibuka. Hanyuma abantu icyo gihe bari bahari, naje bazamura ibiganza turebe. Imana ibahe umugisha cyane. Yesu ashimwe. Ndabibonye hano muracyankunda, abantu ba hano baracyankunda rwose. Imana ibahe umugisha, ndabinezerewe cyane. Hanyuma dufite ibyishimo byinshi cyane yuko mu bantu Imana ikirinze, natwe turimo turabishimira Imana. Imana ishimwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku bantu badafite amakuru y'impamvu ndimo kureshya gutya, cyangwa se babibonye ariko ntibabyemere, bakagira ngo ni rya koranabuhanga ry'iki gihe ryaje, kuko hari abantu bijya bibaho bakaza baje mu rugo, baje kureba yuko koko ibintu babona kuri telefone kari byo. Rero
rwose nabo kandi ni ukuri ndabashimira. Burya igihe cyose ufite ikintu ushidikanyaho biba byiza iyo uteye intambwe ukajya kwirebera yuko ibintu bavuga ari byo, cyangwa se ibintu ubonesha amaso ko ari byo. Rega kuko n'izi telefone n'amamashini abantu barabikora, bakora ibintu bitandukanye, ariko rwose ni byiza yuko ukuri abantu babona cyangwa bumva bakwigereraho impamo. Imana ishimwe rero yuko mwebwe turi kumwe mutazagira ngo ni mashini nk'uko babivuga. Imana ishimwe. Mvuka mu muryango w'abana 9, ndi umwana wa 5. Navutse nk'uko namwe mwavutse ntamugaye, nza gutambuka amarozi, byari saa 11 za mu gitondo mu kwezi kwa 9 muri 1999. Ntambuka amarozi ari mu gitondo, amaguru ararwara arabora, babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca. Yose barayaca kuko yose yari yaraboze. Bagerageje kumvuza mu Kinyarwanda biranga. Wowe wagize umugisha bakakuroga ariko ugakira, uri muri aya materaniro, ushatse wahereza Imana icyubahiro. Mbese kuba barakuroze, mbese ukabaho ahantu hose ho wumvaga hakurya hakubabaza, hakaba wumva ubuhari gukora hari hazima. Umwami wacu akwiriye icyubahiro. Amen. Hanyuma mbere yaho nasengeraga mu Baroma, niho narindi kuko ni wacu niho basengeraga. Hanyuma rero nakomeje kuba muri iyo nzira yo kujya kuhasengera. Nkimara kumugara nagize ikibazo cyuko nahise ngira umubabaro mwinshi n'agahinda, kuvuga birananira ku buryo wamvugishaga nkureba sinkuvugisha kubera umubabaro mwinshi. Buri munsi nta munsi n'umwe bwiraga ntarize. Ubu nibwo mbitekereza nkibaza ngo amarira nariraga buri munsi amarira ava he? Ariko ushobora kurira warira cyane ukagira ngo amarira yakamyeyo yashize, ariko ntabwo aba yashize. Ntiwamenye ko Imana yaremye umuntu niyibizi uko yabigenje. Muri icyo gihe cyose nari meze gutyo, nari mfite umubabaro, ntabwo nabashije kwakira ubumuga nari mfite, birangora cyane, birankomeretsaga. Nigaga muri primaire mba ndahagaze. Nyuma yaho rero naje kuva kwa muganga, ngeze mu rugo mbanza kwiga kwicara. Byari bigoranye cyane kuko aho amaguru baciriye harababaraga. Niga kwicara ndabimenya, ntangira kwiga kugenda, kuba nava aho ndi ngo ngenda ahandi nkajya nkuruza ikibuno, ndabimenya. Nza gutekereza ngo mu rugo niba baba badahari nzabasha kwihereza ikintu gute. Mpita ntangira kwiga kugendera hasi nkambakamba. Nagendeye hasi nkambakamba igihe kinini. Muri icyo gihe hari igihe umuntu ajya imbere akavuga ngo hari ibintu biri bugende bigabanyuka bitewe nuko yumva ameze cyangwa amerewe, ariko giye uko nagendaga nkura niko nagendaga ndushaho kugira ubuzima bubi bitewe n'ukuntu uko nari mugaye. Nyuma y'ibyo rero nibwo naje gutekereza kwiyahura, kuko nabonaga ari cyo gisubizo cy'ubuzima cya nyuma. Bijya bibaho yuko umuntu yifatira umwanzuro bitewe n'umubabaro mwinshi urengeje. Ugira umubabaro bigafata agahinda, bikarenga ku gahinda, nyine murabyumva. Ariko muri icyo gihe cyose Imana yaremye umuntu, yarandebaga, yarinzi, yabonaga uko byari bimeze. Icyo gihe rero ngeze kuri urwo rwego nibwo Imana yansanze mu ndoto ari nijoro, irampamagara. Ntangira rero kwinjira mu itorero ry'abarokore, nyine mvuye mu Bagatulika. Naryinjiyemo ngendera hasi nkambakamba. Hari ibihe byiza rero abantu dukunda kugira, ariko hariho n'abatazi ko ari byiza. Ubu nkamwe mwaje gusenga murabizi yuko gusenga ari byiza, ariko nk'umuntu utaje ntago yabimenya. Hariho nabumva muri bo basenga ariko bakaza nyine mu gihe cy'amateraniro gusa, ariko atari amasengesho. Mwebwe rero mwaje mu masengesho, Imana ibaha umugisha cyane. Mu masengesho tuvuganiramo n'Imana cyane. Mu masengesho niho dutangira ibyifuzo. Umuyobozi wanyu yakoze cyane
rwose uriya mwanya kuba yawuhaye abantu ni byiza, ndawukunda, ndawuzirikana. Gusenga nubwo abantu benshi banabitinya, bagatinya kwiyiriza ubusa kugira ngo basenge, ariko nje kubabwira ko mu masengesho ariho nagiye mbwirwa namenyera ibintu byinshi bitandukanye, kugeza ubu ngubu ndi gushimira Imana ko byasohoye. Amen. Yesu nashimwe. Nabwiye Imana ndayibwira ngo ndumva ntashaka kujya ngendera hasi nkambakamba. Imana iranyumva. Ndayibwira ngo nta munezero na muke mfite, nagahinda marira, ndumva ndi gushaka ibyishimo. Ndayibwira nti kandi ndimo ndashaka kwiga nkuko abandi bose biga. Byari ibihe binkomereye cyane kuko ntari mfite uwo mbwira. Mu bihe byashize murabizi ko abantu bafite ubumuga bajyaga bavuga ngo ni ikimuga, ni igicumba. Uwabaga wese ufite umwana ufite ikibazo cy'ubumuga ntago yumvaga ashaka ko umwana yajya hanze ngo bamubone. Yumvaga yaraciye umuryango cyangwa se hari ikindi kintu runaka cyabaye kandi kitari cyiza, akumva rero cyaba cyiza nuko yamuhisha. Ariko turashimira Yesu wavuze ngo abarushye n'abaremerewe nibamusange. Gitsina gore murabizi ko tutari twemewe kwinjira mu rusengero rw'Imana. Abafite ubumuga byo byari birenze kuri ibyo, ariko turashimira Yesu, amaraso ye yagize umumaro. Ahimbazwe cyane. Ntabwo tuzaceceka, ntabwo tuzahwema. Ibyiza turi kubona ubu tubikesha amaraso ya Yesu. Mwamukomeye amashyi Yesu. Ntangira ibihe byo gusenga Imana, nari mfite ibyifuzo byinshi cyane, ntabasha guhita mvuga uyu mwanya ngo byose bibabwire. Ariko Imana ibyifuzo byacu irabyumva kandi irabireba, ndi umuhamya wabyo. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe cyose cy'ububabare, cy'uburibwe, cy'umuntu kukubwira ngo uri ikimuga, arabizi neza. Buriya rero hari ubumuga umuntu aba yaravukanye, ukabona wenda kuzemo asa n'umuntu ugenda bwakira byihuse ukabuzamukanye. Ubumuga bukubayeho nyuma ni ukuri kwiyera, buragora kubwakira. Ni ibintu bivuna, bigutwara igihe. Byantwaye imyaka myinshi kugira ngo bizibura mbashe kumva niyakiri, kuko najyaga n'ahantu nabona abantu baje kunyirundiraho nkumva birambangamiye. Abanyarwanda rero simbizi wenda nimba n'ahandi hirya no hino bihaba, iyo umuntu yagize ibyago, yagize ikibazo runaka, nibwo baba babonye umwanya wo kumushengera neza. Yaba umwana yaba umuntu mukuru, bose baraza ukavuga utari ku bundi ikintu koko nacumuye koko gituma abantu bose bampagararaho gutya n'igiti, nyine ukumva birabangana. Kandi ibyo bintu bikunda kuba nyine ku muntu wagize ikibazo cyangwa se umuntu umugaye, ukabona abantu barahuruye baje bose, nta n'ukuvugisha, ntabwo akuvugisha, ahubwo araza bose bagahagarara bakakureba, bakareba koko nta no kunsuhuza basi byibura kundeba gusa, nyine ukumva ni ikibazo. Hanyuma muri icyo gihe cyose cy'uwo mubabaro, ariko nkatangira ibihe byiza byo gusenga Imana. Imana ikagenda ivugana nanjye. Ndabyibuka mu mwaka wa 2008 nibwo Imana yavuganye nanjye, imbwira ibintu byinshi. Inshuro nyinshi Imana ikunda kunganiriza mu ndoto, ariko hari ibyo yagiye imbwira mu ndoto ikabicisha no mu bantu b'Imana nabo bakabimbwira. Imana irabimbwira, mbwira ukuntu ko izanyubakira urugo, imbwira ukuntu ko nzashaka, imbwira ukuntu ko nzakundwa, mbese imbwira ibintu byinshi, imbwira ukuntu ko nzajya mu biterane byinshi. Mbese Imana imbwira ibintu byinshi, irambwira ngo hari n'igiterane uzajyamo kikaba kirimo umusore wo muzabana. Imana igenda ibimbwira
ariko nareba ubuzima ndimo, nareba ukuntu mbabaye, nareba ukuntu nta muntu uri kunyumva, nta uri kumpa umwanya, nkumva icyo gihe ntabwo kizabaho. Ariko hashimwe Yesu witanze, hashimwe Yesu witanze, hashimwe Yesu witanze. Turamushimira, yarakoze. Umuntu umwe yarambwiye ati kubera iki uvuga ngo Imana igira neza kandi nta maguru wari uyafite? Ndamubwira ntariko mfite umugisha wo kuba ndimwo kuvuga, none se ko hariho n'abatabasha kuvuga. Ega nimugafata Imana ngo muyifate nkaho ibintu ikora byoroshye. Ibintu Imana ikora birakomeye. Kuba ndi kuvuga byonyine, hari n'abandi batabasha kuvuga kandi babishaka, byonyine byagakwiye gutuma mvuga ngo Imana irashoboye, Imana igira neza. Amen, haleluya. Ibintu ndi kubivuga ufite ingingo zose nta kibazo zifite, ntabwo wahita ubyumva. Ariko ubu wakugeza ku muntu utabasha kuvuga, ukareba imbaraga akoresha kugira ngo arebe ko byibura wamwumva akantu na kamwe, wavuga uti Imana ishimwe ko mvuga. Turashimira Yesu. Imana ntago yaguha ibintu byose, nta nubwo Imana yakwima ibintu byose. Ibyo mujye mubitekereza. Nubibona neza uzasanga hari ibintu Imana yaguhaye, hari n'ibyo itaguhaye. Ntabwo ari byose. Mba muri ubwo buzima, nasubiye kongera gusubira ku ishuri, ngendera hasi nkambakamba. Icyakora bambe abana twiganye kuko bambonaga mugaye ndi kugendera hasi kandi nari mfite amaguru, naratangiranye nabo nyafite, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Uwo ntarushaga ibiro yanshyiraga mu mugongo asanze mu nzira tukajyana ku ishuri. Shimira abantu bagira impuhwe n'ibambe bagafasha bagenzi babo mu gihe bari mu kibazo. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Ujye wikomanga uvuge ngo Mana nkeneye umugisha wawe, kandi Imana y'amahoro niyo ibitanga byose. Amen. Imana irandinda muri icyo gihe, ndiga primaire ndayirangiza, niga secondaire ndayirangiza. Hari imikino mujya mwumva ku maradiyo y'abantu bafite ubumuga ya volley, nayo ndayikina. Mbese nagiye ahantu hose ngerageza kugira ngo byibura, kuko barambwiraga bati uri ikimuga kandi nta mumaro uzagira, bikanca intege. Ariko aho natangiye kwinjirira mu nzu y'Imana, nkajya numva ijambo ry'Imana, bavuga ijambo ry'Imana, ngenda mbohoka numva mera neza. Buri iyo bageze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, mba numva nshaka kwicara hamwe, nta hantu nshaka kujya, kuko ndakurikirana neza, nkagukurikirana kuva utangiye kugeza usoje, numva bimbereye byiza cyane. Nkabyumva, nkajya numva ukuntu imibabaro y'aha mu isi izarangira, hari ibyishimo mu ijuru, nkabyumva bakabyigisha, mbese nkajya ntega amatwi nkabyumva. Hanyuma rero nyuma ikintu cyambayeho, nagiye kumva numva ijwi ry'Imana hari ku manywa, numva rirampamagaye, rirambwira ngo fata ibiti bibiri mu maboko. Nari nicaye ndabifata, rirambwira ngo fata ibiti bibiri mu maboko, ndabifata. Nyine nabanje nyine kujijinganya kugira ngo mbanze ndebe n'umuntu n'iki. Ibiti bibiri mu maboko ndabifata. Maze kubifata, ariko najyaga numva bavuga ngo ijwi ry'Imana rivugana n'umuntu kandi ntawe uri kureba, nyine nkabyumva gutyo. Ariko icyo gihe nibwo nabyumvishe neza. Ibiti bibiri mu maboko rero ndabifata, rirongera rirambwira ngo haguruka, ndahaguruka. Rirambwira ngo genda, ndagenda. Nabanje kujya ngenda rero mfashe ibiti bibiri mu maboko, ngezaho ngeraho nsa n'umuntu ukomeye, gahoro gahoro ngeraho ibiti bibiri mbishyira hasi. Iyo muvuze ko muhagaze, nanjye mvuga ko mpagaze. Turabishimira Imana, niyo yabikoze. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari
iby'Imana turashimira Imana ko ibyo ikora bidutangaza. Imana ibana nanjye mu bihe bimeze gutyo, ikomeza kundinda. Nagiye mu biterane byinshi, nukuri abantu barankunze barantumira, ndanezerwa. Numvaga ntazishima ngo seke, numva umutima wanjye unezerewe, ariko ibyo nabyo narabihawe. Nabihawe nabwo nicaye ntuje, nagiye kumva nkajya numva ndimwo ndaririmba, ariko imiririmbire yanjye wowe unyegereye ukaba utabyumva. Rero aho nasohoreye ijwi ku buryo umuntu abyumva, nararirimbaga uko ndirimba nkajya nikanga nasetse ntabizi. Bihera aho ngaho rero umunezero mwagiye mumbonana waje gutyo uzananye n'ubuhanzi. Turashimira Yesu wakoze ibyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Nari nzi ko ntazamara umunsi umwe ibiri ngo ishire mu maso yanjye ntarize, ariko ndashimira Yesu yuko yagize neza. Ukwezi kumwe kurashira ntarize, abiri agashira. Imana yakoze neza ibi dutangaza, abantu bo muri isi batari babona, abantu bo muri isi batari babona. Hari ibindi Imana yakoze bidutangaza abantu bo muri iyi si batari babona, ariko abemera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera turabibona ko hari ibintu Imana yakoze kandi bikomeye. Haleluya. Imana irandinda, ibana nanjye muri icyo gihe, ikomeza kundinda mu buryo bukomeye. Nirera nk'umuntu udafite ababyeyi, ariko Imana irandinda muri icyo gihe gikomeye. Ibana nanjye, ibiterane ndabikoze, ndagenda ngeze aho ngaho. Mwuzi ukuntu ko hari igihe imvugo y'Imana ivuga ikakubwira ngo ngiye kubikora, ngo mbikoze vuba, ngo biraje. Nkabona imyaka irimo kwiyongera, bagatangira kumbaza bati dore uramugaye, n'imyaka irimo iriyongera. Abakobwa imyaka iri kwiyongera, ni mwihanga. Niba Imana yaragusezeranije ubukwe nishaka yiyongere, ni ukuri buzaba. Imana niba yaragusezeranije urugo nishaka ikomeze yiyongere, ni ukuri urugo uzarwubaka. Ayiwe, nkagera aho ngaho nanjye nkumva ngize ubwoba, nkavuga ariko se ubu ko mugaye n'imyaka ikabiriho yiyongera, wa Mana we bimeze biti? Ikambwira ati ndi kumwe nawe, humura. Yesu ashimwe cyane. Abantu badasenga babayeho bate koko? Abantu mutajya mwumva n'ihumure ry'Imana. Uzi ko Imana iyo ibaye itari yagusubiza, urumva kubw'icyifuzo cyangwa ibyifuzo ufite, byibura ibiguhaye n'ihumure ukumva agatima karahehereye. Abantu badasenga babayeho batewe? Aba bantu ntibagowe we. Nkajya nkundwa n'abasore, ni ukuri Imana yangiriye neza. Yo kabyara nuko irema nyine tabyara, yigenda irema rwose. Yagiye impa abasore rwose bakankunda, sinigeze mbaho nta musore mfite unkunda pe, naba mbabeshye. Hahandi umukobwa agera ati ni ukuri nta n'uwumvugisha, ni ukuri Imana aho yarahandinze. Ndavuga ntuwite ntacyo, reka mbabwire ni ukuri turi imbere y'Imana, sibyo? Twaje mu masengesho, ni ukuri hari ibintu Imana ibita
itari yagusubiza ariko bisibura ikabiguhaye ikimenyetso cy'uko ibintu Imana izabikora. Haleluya. Mana iramfasha, irandinda, irankomeza. Umusore yajyaga kugenda, Imana yateguye undi ugiye kuza. Ariko muzi ko abantu bamugaye inshuro nyinshi. Iyo uramutse ukunzwe n'umusore akaba we atamugaye, Mana ishobora byose. Cyokoza wenda hano abo bagore ntibarimo n'abagabo n'ababyeyi simbizi. Inshuro nyinshi umusore utamugaye yakunze umukobwa umugaye biragoye cyane kugira ngo umuryango umwemerere kubana nawe. Wagira ngo ni mwebwe mwaremye abantu mwajya mubaza Imana kiyibaha amaguru cyangwa kuvuga no kugenda abandi bidashoboka kari yitwima, mwajya muyibaza. Mwaretse abana banyu abakobwa n'abahungu bakishakira. Iyi Mana yaremye abantu bose, bamwe ikabagira bagufa abandi barebare, abandi kabaha ibiro byinshi abandi kabaha dukeya. Mwajya muyibaza murarenganya abantu gute? Mwajya muyibaza we. Nta muntu wirema nta n'uwiha ubuzima. Mwajya mubaza Imana mukareka abantu koko mukabihorera. Cyakora ngira umugisha w'Imana, umusore yajyaga kugenda Imana yamaze kumpa amakuru yambwiye n'impamvu, ubundi rwose tayari mwituriza w'abandi igahita yohereza undi mpaka igihe cyo yateganije kigeze. Imana izi ubwenge we. Imana yaremye abantu izi ubwenge. Amen. Haleluya. Ndakoze ibiterane ngeraho njya ahantu nahagera nabona hari abasore benshi nkibumba reka nkavuga ntiwabona ari ahangaha hari. Ayiwe noneho ibintu byo gusaragurika nkavuga nti reka nshyiremo akantu kuko ndi umukobwa niyoroshye. Umurimo nkawukora namara kuwusoza nkongera nkitahira. Mbaho ibihe birashira, imyaka iraza, ngeraho nyibwira numva wa Mana we noneho aho bigeze ndabona mugani waba bandi dutegereje igihe uzazira, ndabona koko cya gihe gitinze. Se ibi bintu biza bikambwira ati bizaba birahari, narabiteguye. Imana inyiyerekera mu nzozi umusore, nkajya mushaka ngasanga ahantu hose nagiye ntawe uhari. Naramubonye yambaye ikote na karuvati, nkajya mushaka ahantu hose nagiye. Iki gihugu cy'u Rwanda narakigenze ahashoboka, ibi bihugu by'abaturanyi narabigenze ahashoboka, aho Imana yashoboje kugera. Yewe n'indege narayuriye no kwa Butini nagezeyo. Narayuriye indege we, Imana yarabimbwiye mu kwezi kumwe irabisohoza. Irambwira ngo nguhaye pasiporo, nguhaye visa, uriye indege uragiye. Icyakora ntiyambwira igihugu. Nagiye mu Burusiya, pasiporo nayibonye umunsi umwe na visa nyibona umunsi umwe, nurira n'indege umunsi umwe. Byarabaye. Iyi Mana nukuri ndayishimira. Hanyuma rero ari mu kwezi kwa gatanu nkora igiterane, ariko nkaba nabwiye Imana reka mbabwire hari ibintu dusaba bitewe n'uko abantu badusuzuguye, tukabisaba Imana bitewe n'ukuntu abantu badusuzuguye. Rango abantu bakadusuzugura bigatuma dusaba Imana n'ibyo tutagakwiye gusaba Imana bitewe nabo. Bakajya bambwira baturi ikimuga nta mumaro uzagira.
nuba n'umugabo uzabona n'umugabo umugaye, naba atamugaye ntabwo azakwemerera ubukwe, icyakora ashobora kukwemerera igikumwe. Nkababwira nti reka mbabwire, nubwo amaguru yacitse ariko ndabizi ko ikindi gice cyasigaye ari kizima. Hanyuma rero kubw'iyo mpamvu nkeneye kuzakoresha ubukwe, ntabwo nzava mu rugo badasabye badakoye. Hanyuma niba ibyo ngibyo bidakunda nzigumire ndi umukobwa, nta kundi byagenda, n'ubumuga bwaraje ndakira, ubwo n'ibindi nzakira. Mbwira Imana ariko ndayibwira ngo nuramuka ukomeje gahunda yo kunyubakira urugo, hari uturere 3 nashakamo umugabo. Nuzawe abantu baragusuzugura bagatusaba ibintu Imana ntawe no kubisaba. Ese ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Aba bantu nibo batuma tubisaba, ariko mujye musuzugura abantu ntacyo, nabyo biradufasha, bituma dukomeza kwegera Imana. Hanyuma mbwira Imana ngo mu karere iwacu ni mu karere ka Ngoma, ndayibwira ngo mu karere ka Ngoma nta musore nshaka wo kubana nawe. Oya. Ndongera nyerekeza hepfo ndayibwira ngo hariya hirya Kirehe nta musore nshaka wo kubana nawe. Hako turi imbere y'Imana, turi gusenga, jya ubwiza Imana ukuri ibyo ushaka. Ni Imana itandukanye n'abantu, ntabwo iyo tuyibwira tuba turi kubwira abantu, nyine ni umwuka, ntabwo ari nk'umuntu. Turumva turavuga. Ndongera ndayibwira nti hano hirya ahangaha i Kayonza, oya nta musore nshaka. Ndashaka kuzama umusore ahantu kure, bazajya babanza bagatekereza ko bagiye gusura Sifiwe, bagashaka amatike, bagashaka n'umunsi, bagatega bakaza. Ariko we uzi ko muzi imbere y'Imana mukayibwira mukina, jye ntabwo nakinaga, nta bintu by'imikino nari mfite. Iranyumva kako nako nakavuze. Hanyuma njya mu giterane mu karere ka Nyagatare, niho nagiye. Giterane byari mu kwezi kwa gatanu. Igiterane ndagikora cy'iminsi 2 ndataha nkuko bisanzwe, nkora umurimo narangiza nkitahira. Hanyuma mu kwezi kwa 7 mwabonye inza nzana na Damuru, mugira ngo ni umugabo wanjye. Damuru yarantumiye mu Gashyekero kuko ari hateranira. Ndamugenge nibuka ukwezi ntago njya mbyibagirwa, byari mu kwezi kwa 7. Mu bantu bari bahateraniye hari hajemo umuntu w'umudamu. Nari maze iminsi mike cyane, byari mu masaha y'isa 10 ndota umuntu ari kumbwira ngo ntuzongere gusengera umusore wo kubana nawe, umugabo waramubonye. Hanya ntekereza ahantu hose nahagiye, nkatekereza n'abantu bose dukundana, nkumva ntawe urimo, ariko ibyo sinabiha agaciro. Hanyuma Damuru rero ahantu ayobora ndiyo, buriya mwibukira ku bintu byinshi cyane. Ndiyo umuntu umwe Imana ibimunyuzamo, arambwira ngo umusore waramubonye n'amaso yawe, waramubonye, amaso yawe yaramubonye. Arambwira ati kandi ikindi no mu myenda ye harimo umwenda umeze gutya. Irabimbwira byose, ariko nkashaka uwo musore nkamenya sinzi ahari.
hanyuma rero murumva byari mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa 10 nibwo umusore yigaragaje aravuga. muri kumva icyo gihe cyose aho mperukiraho nazi yahangaha, yewe mana nyagasani, umuntu twakundanaga ngira ngo haciyeho nk'abandi nk'icumi, aho mperukira uwaza kuza nyuma. hanyuma umusore arabimbwira, asoje kaminuza, amakuru nari nyafite, hajya numva bitazakunda kubera ko njyewe nta kaminuza mfite amashuri atandatu yisumbuye. Imana yacu rero kuko iyo ijya gutabara umuntu yita ku bintu yavuganye nawe, ibyo ngibyo Imana ntabwo yigeze ibireba. Iramunkundisha, arankunda, hari ukuntu k'umusore agukunda ukanavuga, yewe sinavuze naracecetse ndanumva. Imana ibana nanjye, nawe iramurinda kwinjira mu gihe cyo gutangira ibintu byo kugaragariza abantu yuko dukundana. hari igihe umuntu aba ari mu itorero ariko abantu aba ari kumwe nabo ukabona barakwishimiye, ukabona ni byiza, ariko hari igihe ugeramo bagahita bakugaragariza yuko batagukundana kandi mbere barakwerekaga ko bagukunda. Sararande iwabo barashima, tugejeje iwacu barabishima. hanyuma rero hahita hatangira ku ruhande rwanjye, hatangira ntabwo ari abantu bakure pe, abantu tubana hafi bashobora kugukomeza cyangwa bashobora no gutuma udakomeye bakaguca intege, bakambwira bati uyu musore ubwo atavugaye akaba afite ingingo ziwe ntabwo azakwemera, arakubeshya, ari kugira ngo agushiture. bakabimbwira nkabyumva, bagera ku musore bo bakamubwira bati ni amakosa waba ukoze uramutse ubanye n'ikimuga. hari abakobwa bazima bafite amaguru kandi bafite na kaminuza wize. ako sha mwabonye Imana ireba kaminuza umwirata ruba oya umwirata abantu mugira ubona Imana ireba kaminuza. abatarazize se twaracumu tujye turira duhame tuboroga koko ngo twagushije isano kubera tuzize kaminuza, ariko ibi ni ibiki bantu. kandi ibyo bintu ikintu kiba kibabaje ntabwo ari abantu bakure baba babiteye, mwebwe turi kumwe twihamanira hava, ariko ibyo byose biraba biravugwa birarangira kugeza kose naho umuryango wanjye watinye nawe ugira ubwoba, uravuga uti ibyanga byakunda ibintu bishobora kutazahabwa. hanyuma rero hamwe n'ibintu Imana yagiye ivuga nuko yagiye ibitegura ikabirinda, twese iraturinda kandi iradukomeza. nari narasenze Imana ibwira ko ndi gushaka ubukwe bw'iminsi,
yagize neza yadushe mu mutima kuri Imana tuba twishimira ko yadushe mu mutima ntabwo ari abakure ntibyivugira abahano mu nzu y'Imana muri uziko mwari muzi ko abantu badakijijwe inshuro nyinshi dukunda kubona abantu bakijijwe uziko bagira imbaraga zirengeje izabo kubaho barizera cyane kurusha twebwe turi mu nzu y'Imana ashobora we kugukomeza kuruta twebwe turi mu nzu y'Imana sinzi ikibazo mugira no muri mu nzu y'Imana tuba tubona twagurukanye twagiye twese ariko hakoma akantu gatoya mugahita mucika intege mukwiye gukomeza kwiyungamo imbaraga amen amen turakomeza nawe arakomeza bose pe n'ababeshyi nabanje no kumwanga pe nabanje no kumwanga nose aho umuntu yakubwira ngo aragukunda kukazi ugahita wikiriza ngo yingo ngibiki oya oya sigaho sigaho ntabwo ari ukugenda ibintu byose bigerageza gahoro gahoro hanyuma ibyo byose nuko Imana yabikoze itorero reka mbabwire kuri itorero muri ababyeyi muri abantu beza cyane ariko mujye mukomeza inshingano mwite ku bantu Imana yabahaye kubana nabo